turagutabaje. Tabara mwami, tabara. Urakoze mwami kugiye kubana natwe, kadufasha twumvise ubutumwa bwiza mu ndirimbo. Reka twumve icyo uvugana natwe mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo no tubyambashe. Amen. Haleluya. Tumaze dusome ijambo ry'Imana, ariko abantu batwongereraga umuziki bagaruke banadufashe kandi dusome ijambo ry'Imana kubera igihe. Dusome igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva. Ndabibwira nta kibazo. Mufite Bibiliya? Murazifite? Ngo dusome igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva. Dusome igice cya kabiri, hanyuma dusome n'umurongo. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Abrahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisiraheli, imenya uko bameze. Tuvuge ngo amen. Eka dusome na ya ntego y'amasengesho, igitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Dusome igice cya kabiri, hanyuma dusome kuva ku murongo wa 3. Kadusome igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, igice ni icya kabiri, hanyuma duhere ku murongo wa 3. Gihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije, ni mucyamike. Muvuge ngo amen. Muyobozi arihangana mbare ntangiye kuvuga ijambo ry'Imana, mbare iminota bampaye ntangiye kuvuga ijambo ry'Imana. Kanibwira abantu, nitwa Donata Mukarubega, naturutse ku itorero rya Cyahafi, paruwasi yari Muhima, ariko ubu ngubu yabaye Nyarugenge. Ducumbitse Igikondo, mfite urugo, mfite umuryango. Yesu abaho umugisha. Simbibwiye, Yesu abaho umugisha. Ndashimira Imana ko iduhaye uyu mugoroba. Nibyo koko twiriwe mu materaniro tuyirirwamo, ariko Imana mu bintu nyikundira ntigirambirwa abantu bayize imbere, sibyo? Ngiye kubasaba ibintu mu minota bampaye 2 byonyine, kandi mumbabarire mu bimpe. Abantu batarataha, abantu bakiri hano, mumbabarire mu bimpe, ntago ari ibintu bigoye. Icya mbere murandeba, sibyo? Ntimurebe muri telefone mwe mwihanganye, ntago ari iminota myinshi. Mundebe. Icya kabiri munyikirize. Muranyikiriza? Mubihamisha ibiganza. Hano ni mu rusengero. Imana ibirebe kandi baho umugisha. Hanyuma narimvuze ngo turashimira Imana itugeneye uyu mugoroba kugira ngo tubanemo n'Imana. Imana ibihimbarizwe. Mujye muvuga ngo amen. Imana ibihimbarizwe ko itugeneye uyu mugoroba. Kubera hari abantu baturuta ubwinshi hano mu rusengero, turi benshi, ariko hari abantu bari mu bitaro, bamwe ntibumva, abandi bari ku bubabare, baturuta ubwinshi. Kandi abo bantu suko ari ibyaha. Kandi twebwe turi hano, Imana itugeneye uyu mugoroba n'aya masengesho ngo tuyabemo, nta nubwo ari ikiguzi cy'uko dukiranuka, ahubwo Imana yatugiriye ubuntu. Imana yatugiriye ubuntu. Tuyihereze icyubahiro ko yatugiriye ubuntu. Imana ihabwe icyubahiro kuri uyu mugoroba. Ibyaye byose iminota bampaye irabaye. Turashimira n'abayobozi. Imana ibaha umugisha. Hanyuma dusomye amagambo y'Imana, ntabwo nyashobora kujya mu hirya no hino ngo nkate. Reka tuganire ku magambo y'Imana. Umuyobozi yaranyandikiye arambwira ngo ni wowe Imana ngo yatoranije ngo kugira ngo uzaze ngufungura aya masengesho. Natekereza navuga se ni Imana cyangwa se n'abantu, kuko Imana iteye ubwoba. Guteranya kw'Imana, gutora Imana yagiye kwatera ahantu habi bigirwamana. Iyo asanga umugabo bitaga Abrahamu cyangwa Abrahamu,
abakire abantu bacuruzaga imana muri uriya bakarudayi cyane cyane ko nta mana nyamana yahabaga abantu bose barahayobokaga bagiraga imana zeza imyaka bakagira imana zitanga abana ariko Aburahamu akazanika akazanura ashyiraho umwete kandi iki gihe nawe nta rubyaro yari afite imana yitegereza ishyaka rya Aburahamu irakata ijya muri uri idaciye kuri tere. Haleluya. Ndashimira imana yihamagara idaca ku bantu ahubwo irambagisha umutima ikawemera nubwo abantu batakwemera imana iraguhamagara mutera haleluya. Imana nikiteye ntiyaciye kuri tere kandi ari se kandi rufite umushinga wo gucuruza imana kubera ko imana iyihamagara ntirambagiza ibigaragara. Oye kambabwira ikintu nkundira imana ntirambagiza seve nubwo nayo ari nziza. Abantu barambagiza ibintu bigaragara ariko imana irambagiza ibitagaragara yo irambagiza umutima. Ngimurambagiza igihe ibona yamubenguka kandi najya mbabwira ngo imana hari ikosa itakora ntigishora ahantu itazunguka. Reka nimba abantu bazi kujya gushakira imari Turukiya bakajya Dubai bakareba iza oroshinari mu bintu imana itagikora uretse ko abantu bajya bayihombera nyuma ariko ahantu imana irambagije ikanagura ucundura ibihizeye umusaruro ibihizeye ko izunguka. Abantu turi kumwe haleluya muri abantu beza. Ngiramuhamagara ntiyaca kuri tera ngiragenda ivugana na Aburahamu iramuhamagara mwumvise ko Aburahamu yanikaga imana akazanura ariko nta munsi n'umwe yari yarigeze yumva imana ibigirwamana cyangwa se ibyo bita imana zabo zivuga. Nta munsi n'umwe nta jwi yigeze yumva yaranikaga akanura imvura yagwa akanura izuba ryava akanika ariko nta munsi n'umwe yari yarigeze yumva hari imana ivuga. Ariko uwo munsi imana iciye muri uri gaca kwa tere ngo imana iravuga Aburahamu arayumva ngiramuhamagara imuhamagara mu mazina. Ni imana isa amazina twitwa nubwo abantu babyirengagiza ariko imana izi uko twitwa. Haleluya todelo haleluya. Iramulasika iramuhamagara ngo Aburahamu nduwiteka va mu gihugu kiwanyu. Imana ndayemera va mu gihugu kiwanyu siga inzu ya so siga n'umuryango w'iwanyu ujye mu gihugu nzakwereka. Nduwiteka yita yivuga nduwiteka ntandukanye n'imana zatera nduwiteka kandi kugira ngo nkorane nawe banza uveyo hamwe ngo have ujye mu gihugu nzakwereka nanjye nduwiteka nzaguha umugisha. Imana igira umugisha badi vayo unduratse ko abantu sinzi ukuntu niba barabicuritse niba barashyizemo kasukari ntago mbizi undi kugira ngo imana igukoreshe hari ibintu ugomba kureka byanga byakunda kereka iyo hamagawe n'abantu ariko imana iguhamagaye ngo ngwino dukorane nkorere muri wowe mvugire muri wowe. Niko Paulo yandikiye Abakorinto aravuga ngo kuko imana yabivuze neza iti nzagendera muri bo nzavugira muri bo nzakorera muri bo bazaba abana banjye nanjye nzaba imana yabo. Mwanyitabye bade munyikirize haleluya tuzamura ibiganza haleluya. Bundi gusenga ntago babivuga gusenga niba bivuga gusenga barabikora gusenga niba biririmba barabikora ukarenga gusenga wowe ubwawe ugahinduka amasengesho. Abantu bajya babona wise bakavuga bati amasengesho aratambutse. Mwanyikirije haleluya. Muri aya masengesho ntubwire imana imisozi gusa ahubwo ubwire imana iguhindira n'umugende w'amasengesho. Hinduka n'ikibindi
banza ubisige. Buri ahantu haba Imana haba n'inzoga, haba ibigirwamana, haba n'inzoga baterekera batese. Hamwe tusiga n'inzoga, usiga n'akabari. Simbabihiriza amasengesho kuko ari ugucyamika. Iramubwira ngo abisige kuko ugiye kwitirirwa izina ryanjye, ukwiye gutandukana n'abandi bo mu kabari. Kuko ugiye guhinduka igisekuru kinkomokaho, ukwiye gutandukana n'abantu babyina kwa rando. Haleluya. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Mukwiye gutandukana. Kuko ugiye guhinduka ubwoko bwanjye, ukwiye gutandukana n'abantu bambara bateze muri Sodomu. Imana idukiza imisozi, ariko mu misozi idukiza n'iyi ntege nke no kubahuka ibyo twatinyaga no kuzirira ibyo twazirizaga, nayo ni imisozi. Iramubwira ngo abisiga, ndashaka kuhinduka icyitegererezo mu bintu nsize Imana si wacu. Aravuga ati mu bintu nsize inzoga si wacu, mu bintu nsize yewe hari ibintu bati reka mbisige. Abwira Sarayi aramubwira ati Imana yavuze kandi itandukanye n'izo tumaze iminsi twanika. Izo tumaze iminsi twanika tukanura tugacuruza, zo nta kondisiyo zisaba. Uzicuruza wanyweye ukazicuruza, uzisenga wambaye ubusa ukazisenga, uzikorera uri umugambanyi uri n'umusambanyi ukazikorera. Ariko iyo ifite kondisiyo nabimenye. Sarayi mugore wanjye tugende, ariko nawe gira ibintu usiga. Ese turi kumwe? Ni ijambo ry'Imana, turi kumwe? Ahantu turi kumwe. Haleluya. Nawe bisige. Naratinye. Herutse kujya ahantu, ariko mumbabarire ngiye no kubera igiturage cyinshi, hari igikondo dutuye naho ntiworoshye ni mu cyaro. Ciyayo nsanga inshuti yanjye, tujya dusangira, kandi dusangira tugasangira n'amasengesho, tugasangira no gukorera Imana. Insanga bari kuyitereraho inzara ngo z'abapeni. Ngo habaho ngo inzara ngo zitarabura ngo z'abapeni. Nibwo nari nzibonye. Abraham aramubwira ati Sara we, nabyo bisiga tugiye guhinduka ubwoko bw'Uwiteka, nabyo bireke. Amubwira ati kandi izi Imana twazikoreye tumeze gutya na gutya, uramenye ntukazajya urarusuka ibituta mugore wanjye, nabyo bisiga ubisiga muri uriya bakarudayo, uze tugende. Uze tugende, Imana yampaye kondisiyo. Ngamufata ukuboko barabisiga babisize mu bice 15. Nahandi buvuga nkahita mvuga ku magambo nasomye ngasoza. Imana yavuganye nawe imuhamagara, imuha kondisiyo, arazubahiriza. Amaze kuzubahiriza mu bice 15, Imana irongera imugarukaho. Ndashimira Imana iyo twayumviye irongera ikagaruka. Munyitabe. Haleluya. Ngimugarukaho Sarayi aryamye asinziriye. Ndashimira Imana ngiramuhamagara ivugana nawe. Iramubwira ngo Abraham, nije ngabo igukingira ku manywa na nijoro, humura. Imana igira imvugo nziza. Iramubwira ngo witinya kandi nzakugororera ingororano igize gute ikome. Aho ntago shaka kuhatinda, yayibwiye ibintu byinshi, ariko ni Imana itita no ku bintu isanze byarapfuye, kuko Imana yo iriyizera. Imana n'umuntu w'umugabo yifitemo ubushobozi, niyo isanze bidahari irabirema kuko ni umurimo. Ayo mashini mara Imana muyakoma ababyeyi bayivugirize impundu. Sanze bidahari iravuga ngo nibibeho. Talasikoneda. Byarangiza bikagira gute? Bikabaho. Ariko Abraham avuganye nayo mu gitondo avuga ati reka njye kwitambira igitambo. Arayitambira ariko sinshaka kutinda aho ngaho.
hanyuma Imana ivugana nawe ijambo rikomeye iramubwira ngo urubyaro nzaguha nzakugwiza. ni Imana itabeshya. ariko kandi urubyaro nzaguha ruzaba abashyitsi n'abimukirgaza. hahimbazwa Imana igira amaboko arutaye abantu. hahimbazwa Imana igira amaboko akomeye. niba turi kumwe mutere haleluya. hahimbazwa Imana igira amaboko arutaye abantu. hashaka kuvuga ukuntu bagiyeyo, reka turebe bagiyeyo. ngo bajyayo 400 irashira. ngo muri 350 ngo barasenga kabati Imana watwibutse watuvanyeyo katurushye ngo niyumva kugera ku rwego baniha. Imana niyumvise basakuza, niyumvise bavuza induru, Imana yumva umuniho. niryo jambo twasomye ngo Imana yumva umuniho ngo wabo ngo yibuka isezerano ngo yagiranye na Abrahamu na Isaka na Yakobo ngo itibakebuka. uyu munsi Imana igukebuke. muri amasengesho y'iminsi 7 Imana igukebuke. kandi iramenye ko ijambo ry'Imana rikorera abaryizera. abantu baba barigize abantu b'abatari kavuga ati twe turakaze. nta muntu n'uyu n'umwe uba hejuru y'ijambo ry'Imana. abantu bose baba munsi y'ijambo ry'Imana. kuko ijambo ry'Imana niryo ryatuzanye ritugira uko turi, uko nguko rikwiye kubahwa. haleluya. tuzamure ibiganza. haleluya. ngibwira Mose nawe ukuntu yavutse sishaka kubivuga ariko ngivugana nawe. ngo ariko ngo Mose ngo yari yaragiye ku musozi w'Imana bashumba. ngo hari igihe umuntu aragira ariko hari igihe umuntu aragira akaragira ku musozi w'Imana. ngo Mose uwo Mose yari yaragiye intama za sebukwe yitiro ngo yari yaragiye ku musozi w'Imana. Imana ibonye Mose aragiye kandi yaragiye ku musozi wayo. niko handitse ngo yari yaragiye ku musozi w'Imana. ngo yaragiye ku musozi wayo ngo Imana itayicanira igihuru. iragicana. ndashimira Imana icana umuriro itarahuye. nta kirahura. ninde ubivuze bati? ndashimira Imana nyir'ubwite kiyongoza waduhamagaye waduhaye Yesu. ndamushimira ko acana umuriro atarahuye adatiye ikibiri takawucana. munyitabe haleluya. kantasiko nawasima. kandi umuriro Imana icanye nta muntu wawuzima. ninde se? naho waburinde, naho wabukaze, naho wabutushyira amabuye muri banki, umuriro Imana icanye nta muntu wawuzima. naho wasaba inkunga nyir'ubwite wuwucanye awuhagararaho arawurinda. ndashimira Imana ikiburinze. ndashimira Imana ikirinze umuriro yacanye. munyitabe haleluya. iracyawuhagazeho ntuzanazima kuko niyo yawucanye. ngo uyu muriro watse Mose aravuga ati ariko hatereka ntame ubu ntumubona muri iyi minsi bizaka muzabona abantu baruta ngaha kuko umuriro uzaba watse. ngo umuriro watse ngo Mose aravuga ati reka ntambike ndebe impamvu iki gihuru cyaka. mu bintu ushimira Imana iyo umuriro watse Imana iravuga. reka ntigivuga bitaraka. ariko iyo umuriro watse Imana y'Abaheburayo, Imana yaduhamagaye, Imana nyir'itorero, Imana haleluya. iyo umuriro watse iravuga. iravuga. nabuze umuntu ukaze wavuga ati Imana ndakaze uyu munsi ndakwiyamye ntuvuge. bati ndakaze ndanayoboye ndavuze ngo ntuvuge. Imana ndayishimira. reka mbabwire ikintu nkundira Imana. buri inyuma y'umuntu habundi. inyuma y'abadiyakoni haba mwarimu, inyuma ya mwarimu hakaba pasiteri, inyuma pasiteri hakaba umushumba, hejuru umushumba hakaba regionali, hejuru regionali hakaba n'abandi. ariko mu bintu nshimira Imana nuko hejuru y'Imana nta yindi bayo iribanza ikaniheruka yitwa Uwiteka ni nyir'ibihe. mutana haleluya. kandi tuguye gusenga ku buryo amasengesho dusenze abadayimoni bakayavuga bati kabeza basenze. ugasenga bakavuga bati basenze. n'abarosi bakavuga bati ba bantu bagize gute basenze. no mu ijuru bakavivura bakavuga ngo mwagize gute mwasenze. usenga amasengesho agize ikintu atwaye Satani. usenga amasengesho agize ikintu atwara abadayimoni. nenda gusoza ngo Imana itiramubwira ngo ngo kwetura inkweto zawe
ariko mwakwetuye ra Imana mwango Mose wenda shaka kugutuma kandi nkagutuma ahantu hakomeye nakwizeye ndabona ari weho wajyayo ndabona ari weho wabakurayo namwango kugira ngo rero ngutume mune nitukabicurike kananye njyamo kugira ngo dukorere Imana tubanza gukwetura tugatunganya ibintu bidatunganye tugashyira ibintu ku murongo iramubwira ngo kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze arahera nagira ngo mbabwire ngo buno hano hahindutse ahera hakwiye gutinywa hakwiye kubahwa umuntu wese winjirana akwiye gukwetura kandi abantu bagira ngo Imana yasinze umugisha muri imisi sinzi umuntu wababeshye ko Imana ifite umugisha wo kugenda inyanyagiza ikunyanyagiza kavuga ati nawe musambanyi we fata nawe gira kuko nabonye ubwiriza neza ariko kabunywa kamwe enda kareka ntabwo Imana ifite umugisha wo kunyanyagiza Imana ntifite ibiryo byo guta hasi Imana igira ibiryo by'abana nyine none Imana igira umugisha w'abana icyakora Pawulo aravuze ngo tugaragara nk'abatariho ariko turiho ngavuye ngo kwambarira ngo ku musaraba yahavuye yambaye ahageze ngo ageze munsi y'umusaraba ngo ateye ivi umutwaro yari amaranye imyaka kandi aba mu rusengero nusoma neza kari agatabo umukristo wabaga mu rusengero ariko umurimo w'ubuntu bw'Imana utarakorekerwa mu mutima we atarahura n'Imana kandi agendana ibitabo mu rusengero ariko atarahura nayo hari abantu baba mu rusengero batarahura n'Imana hari abantu baririmba batarahura n'Imana hari abantu babwiriza batarahura n'Imana ariko umukristo umunsi umwe ngageze ku musaraba ngo atumbire inyabihanga Mana we ariko Mana munyikirize haleluya abantu turi kumwe haleluya ngo atumbiriye igorogota atumbiriye umusaraba ngo abone umusaraba ngo abone umuntu wari umeze nk'ubambweho ngo munsi y'uwo musaraba hari imvi irangaye ngo atangira gutekereza aravuga ati umuntu babambye aha hantu habi ahantu hasa gutya yasize iki ngo atangiye kubitekereza ngo imigozi yari ibose umutwaro yari ahetse ngo itangira kudohoka ngo amarira atangira kuza ngo imitwaro itangira kudohoka ngo wa mutwaro kuko arapfukamye imbere y'umusaraba ngo kandi munsi wa musaraba hari imvi irangaye ngo wa mutwaro umuva ku bitugu ngo uragenda ugwa muri ya mvi irangaye ako gatabo karavuga ugenda buheri hanyuma ngo kuri uwo musaraba mukristo akihapfukamye ariko Mana mwanyitabye haleluya ngo akihapfukamye ngo agendererwa n'abagabo batatu ngo uwa mbere ngo yari afite imyambaro yera ngo amwambura imyambaro y'ubushwambagara ngamubwira ijambo ry'Isi aramubwira ngo mwana wanjye ibyaha byawe ukize gute urabibabariwe uwa kabiri nawe aravuga ati sinaje nanjye nje n'amaboko ngo uwa kabiri afata kashe ngo ariyo mwuka wera ngamutera ikimenyetso mu ruhanga kimuhamiriza ko ijuru rimubyaye tara haleluya riramuhamiriza ngo uwa gatatu nawe ngo amuhereze umuzingo w'igitabo n'urufunguzo aramubwira ngo mwana wanjye utangiye urugendo rujya mu ijuru iyi nzira uzayisangamo intare zitontama ariko uyu muzingo nguhaye nusanga ahantu hari intare uzakubwira yuko nubwo zitontoma ariko zigize gute ziziritse amubwira irindi jambo aramubwira ngo uguhaye uyu muzingo muhuriye ku musaraba nugera ku marembo y'ururembo uzongera uhamusange ntazakubaza ibyangombwa uzerekana umuzingo mwateye haleluya ngo mukristo ahita atera indirimbo aravuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha ntihagire ikintu kibasha kumara umubabaro aravuga ngo ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu dushimira Imana yadutuye imitwaro muri iri teraniro muyikomera amashyi ababyeyi bayivugiriza impundu Imana ikwiye gushima ngo aramanuka
yari yikwije ngo amanuka yikwije. Hari ukuntu umuntu aba atagira agafaranga, atagira agafaranga, atagira n'inzu, ari nyakwigendera, ariko mu mutima yumva afite inzira zigana iwacu. Yajya acugusa kumva hari ikintu kirimo, nawe akagenda yirya akavuga ati nubwo nta kintu ngira. Kamwirembo hako mwaciyeho ubundi, oya tubyishe ukuri, mwaciye kwa nyir'ururembo waduhamagaye yaratubwiye ati mujye mwambara uku, murye uku nguku, muhagarara aha ngaha, musokoze gutya, ubundi ibyo bintu mwabikuye. Yewe ndashimira Imana bashu mwihangane. Buriya abantu biba amazi y'umubatizo bakayiba pe, bakajya no kubatizwa baraye basambanye bakiba amazi, ariko nta muntu uziba ijuru. Nawe uziba ubugingo muyibe, abantu bakwiba n'imihamagaro ariko nta muntu uziba ubugingo. N'imihamagaro barayiba, kavuga ati nshiramo, ariko mu bintu ushimira Kristo nta uziba ubugingo, nta n'uziba ijuru. Mbabwira ikindi shimira Yesu, nuko Yesu yasigiye abashumba amazi akabima umwuka. Kuko iyo abasigira kubatiza mu mwuka wera, hari abantu batari kugira ikintu babona, ariko hahimbazwa abasigiye amazi akibikaho umwuka. Haleluya! Wenyine arawugira, nta kintu twari bubone, ariko turamushimiye. Soza kugira ngo soze ngo barurira bati mwanyuze hariko tiko mwurira. Ukuntu bamubwiye, baramubwiye ati mugenzo wo kurira ni umuco w'iwacu maze imyaka ibihumbi. Niko bamubwiye, hamwe ati ubutwebwe ni umuco w'iwacu kurira, ni umuco w'iwacu kubwiriza tunasambana, tururira tukaririmba turi n'abapagani, ni umuco w'iwacu. Hamwe ati none ko abantu burira ari abashura n'abanyazi, none nyir'ururembo yababona. Ukuntu bamubwiye, bamwe atari ku bundi igihe wahereye urapfa iki n'ibyacu, urashaka iki? Avuga ati wowe kuri mu nzira, natwe tukaba twaruriye, ubundi uturusha iki? Ntituririmba nawe ukaririmba, ntitubwiriza nawe ukabwiriza, ntituryigabura nawe ukarijyaho, uturushije iki? Ngo cyakora ari akantu kamwe, ngo uretse iyo kanzu yawe idaraje, ngo ahita ababwira ati muvuze neza, ndabarusha ikanzu. Haleluya! Ndabarusha ikanzu, ndabarusha ikanzu. Muntu nakurusha amafaranga uzamurushe kubaha Imana. Nugira Imana ukayatwahuriye igorogota, tuzongera duhurire ku marembo y'ururembo. Ariko abantu turi kumwe mutere haleluya. Ndashoshe. Mose yarakwetuye Ry'Imana ntabwo twabivamo, ariko Imana iramubwira ngo genda noneho. Ariko reka mvuge ijambo rimwe, hamwe ati genda ukureyo ubwoko bwanjye. Mvuge ijambo rimwe shaka mpite soza nyine. Ijambo ry'Imana ni hatari. Imana hamwe ati mo nakwizeye ubwo umaze gukwetura inkweto, genda ujye kuvugana na Farawo umubwire ko ubwoko bwanjye bumaze imyaka 400 hehe mu mibabaro bakwiye gucyamika. Ntago ariko handitse, ariko n'imibabaro nabo abantu bakwiye kwivamo bagacyamika. Imana yamubwiye hamwe atajyamo, ati ufite iki? Ati inkoni. Ati ni none aragiranye, ako nimukaragira imbokoboko, ako nimukaririmbe nta nkoni mugira, ako nimugasenge nta nkoni mugira, ariko nitukabwiriza tutagira inkoni. Aravuga ati naragiye, ariko mfite iki? Inkoni. Kigira ubutwari. Inkoni isobanura ubutwari. Imana itimubwira ati jyaniyo, ati ntagikora, ati yarambika hasi nguhereze ikimenyetso nirishaka. Aravuga ngo ayirambika hasi, ngihita ihinduka inzoka. Hamwe ati hoya, Mwegiputa haba amashuri abyigisha, haba amashuri abikora. Mana we, navuyeyo arahaba, yabarangira arahaba, ariko bareze we ko Imana izabaseka. Ati babayo, ati nibi byose, ati n'abapfumu, ati babayo, ati kandi bakoresha inkoni. Imana hamwe ati jyana icyo ngicyo, hamwe ati waya n'ikindi, ati shyira ikiganza hariya, nabyo biraba. Mose ngahita yibwira ati sinzi kuvuga.
ati kandi kugira ngo uvugane na Farawo mwanyumvise bisaba ko uzi kubishyira ku murongo, bisaba ko uzi kubitondeka ukavuga naho biri. Ati rero genda dademanga sinzi kubivuga. Uzi ko Imana yamubwiye, yaramubwiye ati mo weho ndaguhamagaye nawe hamagara Aroni. Bana abantu bahamagawe na Aroni. Hamwe ati hamagara Aroni, wowe usaba nk'Imana kuri Aroni uzajya uvuga Aroni asemure mugende. Ngo ahita akata rero ahamagara Aroni ngo baragenda. Mose ngo akigenda ngo akata i Gosheni aravuga ati ngiye guhumuriza bene wacu ko imyaka bamaze mu mibabaro Imana yabibutse bagiye kuvayo. Ngo akata i Gosheni avuga ati ya Mana mwategereje, ya masezerano mumaranye imyaka, ya Mana yacu igiye kuyasohoza. Mwanyitabye, haleluya. Abantu turi kumwe, haleluya. Ngo arakata ajya kwa Farawo, ngo asanga Farawo yicaye n'umuhungu we Ramasesi. Ngo bariho bareba hakurya i Gosheni, ngo bari kureba ukuntu ngo Abisirayeli bari kubaka imidugudu bahetse abana bishwe n'inzara, ngo bakajya baseka bageretse akaguru ku kandi. Ngo agiye kubona Mose aratungutse azanye n'undi muntu atarazi. Ngo aramubwira ati mo wabagaye? Ati ngewe. Ati biragucanze se uragarutse? Ati ntabwo ngarutse ahubwo. Ati none se umaze igihe he? Ati nari naragiye mu mahugurwa. Yes. Ati y'Uwiteka. Uwiteka ninde se? Aramubwira ati rero naje ahangaha nkiri mutoya urandera ndakura mvayo, none nkubanutse hariya mvuye mu mahugurwa ntabwo ngarutse gutya. Ariko ntimukagaruke gutya, hari ibintu nkubanukanyeyo, hari ukundi kuntu nje. Aravuga ati nje ntumwe noneho kandi ntumwe n'umugabo kuruta. Imana iravuga we. Ntumwe n'ukurusha amaboko. Ati yitwa nde? Ati yitwa ndiho ninde? Nduwo ninde? Nduwo ndiwe. Uwo ndiwo niwe Uwiteka. Uwiteka ninde? Uwiteka Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yantumye. Imana igira amasino. Uwiteka bisobanura ndi Imana yabayeho utarabaho, n'ubu uriho ndiho, nunapfa nzakomeza kubaho. Imana irivuga, Imana iruta abantu. Ngo ahita aseka, mwihangane niringire. Ngaravuga ngo Imana ngo nese ikimenyetso ngo cyerekana yuko ngo yagutumye ngo ni iki. Ngo ahita afata inkoni ngo ayishyira hasi. Ngaravuga ngo niyi ngo inkoni ngo itinduka inzoka. Farawo n'umuhungu we baraseka aravuga ati nawe wisibi, nawe wabaye aha, izi mbaraga turazigira none sitandukanira. Aravuga ati nicyo yampaye rero urabarekura. Ngo Farawo ahita atanga itegeko mu Egiputa kugira ngo yemeze Mose. Ngo ahita atumaho abantu bose bize ishuri rya gipfumu, bize iby'abarozi, bize iby'abakonikoni n'abarangi. Bari baje vuba, ubu baje vuba, badutse vuba, kera ntago babagaho. Aravuga ati nabo baze kandi bazana inkoni. Ati uyu munsi munyamereze Mose ushaka kunkoma mu nkokora ngo bene wabo batahe. Se ninde wakubaka adahembwa? Ko aribo bamenyereye gukora badahembwa, ninde wakora adahembwa? Ati ndarashaka kumpomya. Ati muze mumwemeze ndanabasinyira, ndabaha agashahara gatubutse. Ngo bumvise ari itegeko rivuye ibwami, ngo nuwaroze kera, nuwaryize kera, n'umwana mutoya, ngo bose baraza, ngo bazana inkoni. Ngo Farawo akajya aseka nahandi busoreze. Ngo ahita avuga ati mwese mukora akazi ngo uyu mugabo ngo Imana yamutumye ngo nabakure ngo hana ngo agende bajye kumukorera. Ngo niko yavuze ngo ikimenyetso ngo ni inkoni. Ngo none rero namwe mushyire hasi. Ngo bashyira hasi iz'abarozi, iz'abapfumu, iz'abacunyi, iz'abarangi, iz'abakonikoni n'izindi Bibiliya itavuga. Ngo zose zihinduka iki? Niba turi kumwe zose zihinduka iki? Ngo Farawo yarasetse ati ibyo mwikira ngo yavuze cye ntimwantuburira, cye ntimwambesha. Ngo Aroni ahita avuga ati ikubwira sinari ndi kumwe nawe. Urumva ikibi cyo guhamagarwa n'umuntu yivuze ntibabimenya. Avuga ati jya sinayumvise ivuga, wavuze ko yaguhamagaye urambwira ngo tujyane, none ugiye kumwara. Ntago ndi bumware, sindi bumwarane nawe. Ngo watangiye kubyina itsinze. Farawo ari kuvuga ati muzane sheke mbasinyire,
ntaho bazajya iyo mitwe yanyu, ariko tuzagenda, reka tuzavayo. Ayiwe we, reka mbabwire akantu keza k'amashyi nayishuriwe n'umwuka. Iyo dukomeye ngo irabanzira mwati guhamagara ntiyaguteza abantu, ngo ireguka, ngo ireba iz'abarozi irasama irasimira, ireba iz'abapfumu irasama irasimira. Reka ntangaza itangazo rikomeye kuri uyu munsi, ni ubwa mbere ndibuze kandi ndishuriwe n'umwuka wera. Abarozi bari gukina, bamaze iminsi bameze nk'aho bafite tere, ariko ntangaje iri tangazo, imbaraga zabo Imana igiye kuzimenagura muri iki gihugu. Tara haleluya, zigiye kurangira, zigiye kurangira. Nta mbaraga zizongera kugira, nta gaciro zizongera kugira, kuko Imana igiye kuza kuri tere, igiye kuza kuri tere. Ngo irasamira, imiri z'abarangi ikajya yeguka ati iri kumwe na, imiri z'abapfumu ikajya yeguka, ngo irasimira ireguka. Reka mvuge ijambo riko tirukanye abadayimoni, itandukaniro ni mu mbaraga. Turashimira Imana igiye kongera guha itorero ryayo imbaraga. Nimunyikirize mutere haleluya. Tugiye gusenga Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Igihe mumariye kuri iyo misozi kirahagije, mutambike. Kandi n'igihe mumariye ku misozi y'ibyaha nacyo kirahagije, ni mubivemo. N'igihe abantu bamaze ku misozi yo kwiyoberanya kirahagije. N'igihe abantu bamaze ku misozi yo kwiyobagiza nacyo kigize gute? Kirahagije. Nayo ni imisozi. Abantu bacamike bagiye mu gakiza neza, bahure n'amaboko y'Imana. Dushimira Imana ivuganye natwe muri aya materaniro. Ababyeyi dushimira Imana ivuganye natwe muri aya materaniro. Ababyeyi bayivugiriza impundu mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana ibarebe neza. Kandi muri aya masengesho Imana izabumvire, izakora ibidasanzwe. Ntazagusiga uko wari umeze, ahubwo azagusigire impinduka. Imana ibarebe neza mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusengane Imana. Twubike amaso dusenge, ngo dusenge Imana. Twubike amaso dusengane Imana. Munyemerere nkora ibintu nka bitatu muri aya materaniro, kandi twubitse amaso. Bene data, Imana ibahe umugisha, ibarebe neza. Ndashaka gusengera abantu nka batatu bonyine, hanyuma duhite tugira gute? Dusenge. Shaka gusengera umuntu waje muri aya materaniro atari yakizwa ngo yizere Yesu nk'umwami n'umukiza, akaba atarabatizwa mu mazi menshi, ariko akaba hari. Tumuhuze n'Imana. Niba hari, zamura ikiganza cyawe, tubanze tugusengera Imana, nawe uzabona amaboko y'Imana muri aya masengesho. Umuntu utarakizwa ngo yizere Yesu, yego nakubonye. Imana ikurebe neza nshuti yanjye, Imana iguha umugisha. Mube mubaye muretse, komeza uzamure, humura. Hano ni kwa Mana, mu bwami bwo mu ijuru urahagije. Komeza uzamure. Abandi mwubike amaso. Kabiri, uwo muntu uri muri aya materaniro waje aje gushaka Imana, yesha azakubera umugisha. Imana ibahe umugisha. Mukomeze muzamure cyane nababonye. Imana ibarebe neza arata. Imana ibahe umugisha, ibahe umugisha. Muhagararaho muri, tubawuze n'Imana amasengesho yawe yo kuzagira inkomyi. Imana ikurebere muri aya materaniro no muri aya masengesho. Imana izakugirire neza kandi izakuramburira ikiganza. Umuntu wese waguye, yego muzamure ibiganza. Umuntu waguye, yego wikwicara, humura. Hano ni kwa Mana. Erega hano ni kwa Mana, nta mapinga ari hano. Nimuze tubasengera Imana. Ngwino nawe iyizire, iyizire. Ngiye kuvuga undi muntu wa gatatu wenyine kugira ngo duhite dusenga Imana. Undi muntu ni umuntu wabatijwe mu mazi menshi, akegera igaburo ryera, ariko ubu akaba atakegera igaburo ryera. Zamura ikiganza cyawe ahuri, nababonye. Muzamure cyane. Imana iguha umugisha, yego yizire nawe. Imana yantumye ngo mbabwire ngo nimukura ibintu bituma mutagera igaburo ryera, namwe muve inyuma y'urugo, nimurangiza muze mu rugo. Muhingira ngo gusenga kwanjye kuzumvikane ku Mana. Ndagira ngo muhaguruke, ni amasaha y'umugoroba, twese dusengane Imana. Imana ibahe umugisha bene data. Nakire umushumba hanyuma asenge Imana. Yesu abahe umugisha. Dusenga Imana. Mwebwe mwemeye mutsinzwe n'ijambo, ndagira ngo mwiyunge n'Imana. Data nyiribihe, turagushimiye.
ijambo ryawe ni itabaza, ni indorerwamo, ni umuti. Turagushimye ko bene data bashiki bacu bibonye